None se ubundi mumaranye igihe kingana iki? Tumaranye tubana se Mubana kuko ngiye mfite amakuru ko mubana. ntabwo twigeze Yaraguteretaga none se yaguteretaga mudakundana? ntabwo nigeze Yarabishakaga ntabwo bimwemereye se. ubwo ndi indaya ndi Imbi cyubwo cyane. Uri indaya mbi. Ubundi se umugabo kuki yaguteye iki? Tukiri mu buzima buciriritse. ubu ni ngewe mfite tentire mu mutwe mu mbabare namwe. Tentire ntabwo bishatse kuvuga tentire se niranga indaya. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Ikiza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza uwo tubana umunsi ku wundi reka nshimire by'umwihariko wewe udukurikira wakoze subscribe ndetse na comment ku biganiro byacu ndagushimira cyane ndetse nizere ko mumeze neza ariko nanagusaba ukibonye bwa mbere nyamuneka banza kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kububona ibiganiro byacu dukora umunsi ku wundi. Uyu munsi ni wa munsi wageze ngiye kuganiraho na mama Salomo, nari ngiye kuvuga ngo nabakeba ariko n'ubundi niko bimeze. Tugiye kuganira ngira ngo uriya mubyeyi yatuvugishije atubwira ko yifuza guhura nawe, ntabwo byari byoroshye byabanje kugorana ariko byashyize birakunda kubw'amahirwe reka mbahe ikaze. Ariko icyo nabasabye mbere ko tunaganira nabasabye gutuza. Tujye mu Salomo turasaba umutuzo muri kino kiganiro biraterwa n'icyo mwamamagariye nyine n'uburyo turi buganire. Turasaba umutuzo n'ubwumvikane n'ukuri kugira ngo tuganire. Iki kiganiro ni ikiganiro dushaka gukora nk'abantu bakuru, kambanze mbisasire wenda nk'abantu bakuru muganire nk'abantu bakuze kandi ku kintu mwifuza ko mwese ko kigomba gukemuka. Reka mbanze mbahe ikaze, tugwaye ikaze nyuma y'igihe kinini tutabonana. Murakoze cyane. Nawe warabyibushye umeze neza. Naye nari mbakumbuye cyekora. Byaje gucamo. Oya ntabwo byaje gucamo. Babyita kwiyakira ukimahoro neza. Niba ko watinze kwiyakira niba kwiyakira ari uko bimera. Ko watinze kwiyakira. Erega buriya biba bigoye akuze kurera bari abana wowe. Noneho wagira ngo rwose warabacukije bose wagira ngo nta n'umwe ugifite kuko umeze neza. Oya barahari bose ahubwo ntawe ukiri ku ibere. Rero uwo muntu muri kumwe wamumenye? Umuntu turi kumwe ntabwo namumenye. Mwibwire desi we kandi kukuvuga kandi uhari. Yego. Amazina yanjye nitwa Mutoni wa Sivete. Amakuru naje nje gushaka. Urambwira icyo nshakira urashakishwa. Ko niba se nkaba nta cyaha numva nishinza nta kibazo. Tushakishwa urakimenya. Ni kuvuga ngo ntabwo wenda nabanje kugusobanurira neza twaraganiriye ubushize. Uyu ni umudamu wa Jean Marie ngira ngo wenda warabikibonye ikiganiro. Ntabwo nakibonye ariko ntacyo ndabimenye nimba umudamu we Jean Marie umuzi kundusha sinirwa njya kumugusobanurira. Rero yaje kumenya nyine amakuru yawe na Jean Marie nubwo amaze igihe nanjye ntandi mperuka uraza kutubwira ko ahubwo niba hari andi mashyashya. Rero nsaba ko yifuza ko naguhuza nawe kugira ngo abantu mubashe kuganira. Hari ibibazo yifuza kukubaza byerekeranye na Jean Marie cyane yuko ngo we batanaherukana yamubuze. Ubwo rero ni muri ubwo buryo muri kumwe wenda kugira ngo bashe kumva impamvu mwicaranye. Ubwo ni mu buryo bwe yifuza ko mwaganira, hari ibyo yifuza kukubaza no kumenya kuri wowe ndetse no ku bijyanye n'umugabo. Ubwo ndumva usobanukiwe byibura. Nta kibazo mbaza ndamusubiza pe. Gaho umwanya dore wa mudamu n'uyu. Yego. Ubwo rero wa mubyeyi we wansabye kuguhuza nawe dore n'uyu ku bindi. Nako nyine nubwo agiye kumbaza ibibazo nubwo wenda ntazi ngo agiye kumbaza iki. Hako muri Jean Marie ntabwo nigeze ambwira ko afite n'umugore. Nuko nyine Jean Marie muzi kandi n'abantu b'iki gihe nkambazi niyo mpamvu ntabitinzeho. Ariko umwana yaramuvuze. Umwana we yaramuvuze. Nawe ndakizi. Aravuga ati nyine mfite umwana ariko namubajije nimba yaba afite umugore arambwira ati ibyo byihore ntabwo ari ngombwa. Ntacyo rero ubwo uhari nabyo nta kibazo. Ibibazo. None se ubundi mumaranye igihe kingana iki? Tumaranye tubana se Mubana kuko ngiye mfite amakuru ko mubana. cyakora uje unasekeje niko nabyita.
none se njye mbana na Jean Marie gute kandi mfite amakuru ko mubana ahubwo wowe binyemeze umbwire wowe uze tujyane mu rugo wenda ntago ndi gushinza ariko wamugani njyewe mu bantu badukurikiye mperukana nawe hashize amezi 3 hashize igihe pe nta makuru yawe mperuka ntaya Jean Marie nanjye ubwo wamugani yaravuze ngo amakuru ye ngo niba mubana wamugani nanjye ndi hano ndahari ngo mbabwize ukuri nta kibazo ko mperuka igitenge niba warakimusubije mperuka ndorukana Jean Marie ryarira kubw'igitenge umusubiza igitenge mu rugo iwawe yego ngo nibwo icyo gihe nibwo muheruka nibwo nguheruka wamugani bigeze nibyo nanjye ndashaka kumubwiza ukuri nta ikindi kibazo kindi nyine manzi tubwire nibyo Jean Marie birakenewe rero igihe Sandrine muherukira nicyo nanjye muherukira yaraje urumva yashatse kuntereta kuko yari yavuze ko ari umusore ariko wateye inda ubwo ngubwo twabifashe nk'aho yateye inda twabifashe nk'aho ari umukobwa wenda yateye inda bisanzwe bakabyarana umwana ibyo ni n'ibisanzwe nta n'ikibazo ariko kubera nanjye ndi umumama mukuru ufite abana banjye nkeneye kwitaho numva atari ngombwa kujya muri iryo rari ry'abagabo n'iki ntabwo rero yari kuza nkamfatirane uko yiboneye nanjye mukundire kubera iki ngewe umugabo wanjye yaragiye urumva yarantaye aragenda ariko ntabwo bivuze ngo mpite nshaka umugabo nubishaka turajyana no mu rugo rwose uharebe ariko si ngombwa no kuhareba ubundi se uraharebamo ibiki none se ubundi icy'ingenzi si ukugusobanurira ariko ubundi Jean Marie uramuzi ndamuzi cyane rwose ni umugabo wawe kandi ndi kugusobanurira uko bimeze uvuze kumuzi cyane kubera yuko twahuye inshuro nyinshi sibyo mwahuye mu buryo urumva yaje kuntereta ntabwo ndi kukubeshya kandi ibyo nkubwira urumva na Sandrine arabizi sibyo yaje kuntereta anzanira impano yagerageje kumpa igitenge yazanye nayo ngenda kimusubiza nabwiye ko nta mpano ye nkeneye ntabwo nigeze mbana nawe nta nubwo yigeze anyinjirira mu nzu n'umunsi umwe kandi yaraje kugutereta no se ko yazaga kugutereta ubundi mwahuriraga he twahuriraga hanze nyine mu nzira mu nzira impano se yiguhaye muri yaje mu rugo ariko ayimpera hanze imbere y'umuryango none se ko cyo wayimushubije kandi ubundi mwari musanzwe muziranye ntabwo twigeze yaraguteretaga none se yaguteretaga mudakundana ntabwo nigeze yarabishakaga ntabwo bimwemereye se kumenya impamvu wasubije impano kuki wasubije impano kuko ntamushakaga n'ibyo ntari mbikeneye iyo niyo mpano ya mbere yaraguhaye cyangwa se iyo ngiyo niyo wanze yonyine niyo mpano yanzaniye ndumva nta n'ikindi rwose mva uretse yuko wenda ibintu utamenya ukuntu biba bimeze Jean Marie nari naranamwibagiwe uretse wongeye kumunyibutsa ntabwo nari nkimwibuka muri ngewe numvaga nyine byaranarangiye nta n'indi nkurikizi nyine izabaho none se ubundi n'ubundi mwarakundanaga yaje kugutereta ntabwo njye nakundanye nawe ni kukubwira yaje gutereta njyewe n'ubundi muheruka umwaka ushize kanjye njyewe ubundi muheruka naramubuze nza kumenya amakuru ko uri umugore we wose umuntu waguhaye amakuru yaguhaye ya nyayo na ya nyayo rero numva amabwire wa mudamu reka twumvikane numva amabwire y'abantu bari hanze oke birashoboka ko umugabo wawe yaragutaye yego sibyo ariko ashobora kuguta akajya wenda gushaka undi mugore utari ngewe ntabwo wenda naguhakana ko nta mugore afite ariko uwo mugore si njye kandi nzi ko ari wowe amakuru mfite amakuru ko ari wowe umugore wa Jean Marie uba ahagana he busanzwe ngiye mba mu cyaro noneho nkwemereye kuza mu rugo oya sinshaka ukamara nk'icyumweru sinshaka kuzi wawe cyangwa ukareba niba ari umwenda we sinshaka kuzi wawe simbikeneye wenda kugira ngo bibe byiza wakemera ibyo akubwiye nibyo byiza uremera amabwire cyangwa uremera ibyo njye ibyo mbwira ndabyemera uretse no kumutunga mu nzu no kumubona simba mbikeneye ukuri pe umugabo wawe n'uwawe ariko none se ubwo ngewe ndamutse mutunze reka nkubwize ukuri sha ni impano yampaye njye nabonaga atananunga ngo ubushize hari ijambo yavuze ihangane ko ngiye kurivuga ntabwo ari kubateranya ariko iryo jambo yaravuze uwo mugore ngo
gukora akazi ko kugenda atoragura abagabo b'abandi nararivuze kandi n'ubundi ntabwo bwujuje ni akazi akora none se niba umugabo we yaragiye akaba ari gutora uwanjye n'undi wundi se yamujyana none se umuntu wakuhaye amakuru yaba azi mu rugo iwanjye yaba azi amakuru yanjye neza wenda ngo twumve wenda ayo makuru ahantu waba warayakuye nimba afatika cyangwa adafatika byo kumenya mu rugo iwawe si cyo kigaragaza ko ibyo ukora ugomba gukorerwa iwawe mu rugo ubwo muri make sinabikeneye ibyo kumenya mu rugo iwawe ubwo ndi indaya ndicuruza imbi ahubwo cyane uri indaya mbi ubundi se umugabo ko cyagutaye yagutereye iki uwawe yagutereye iki njye yaje mu Kigali cyo gukorera amafaranga ahura nawe kubera ko uri indaya uri ikirara reka rero ngiye ngusobanurire njye ntago ibyo utekereza siko biri ngewe umugabo wanjye yararwaye yarirwariye ari nyine urumva bari bamuhumanyije ariko ahumanywa n'umukobwa urumva manyijwe n'umukobwa ahumanywa n'umukobwa wamukunze birangira n'ubundi amutwaye ntabwo ari ukuvuga ngo yantaye mu bundi buryo yakunzwe n'undi mugore nyine aramujyana nta n'ikintu narengejeho kuko barabyaranye nta n'ikintu nari kurenzaho uri umugabo ajya aho ashaka nuko nawe urangije usubira inyuma kujya gushaka abagabo b'abandi bakubwiye ko atamwemeye shamana yanjye umva nkubaza umugore atwara umugabo cyangwa uje kundakaza oya sinjya gukura akazi ubundi umugore amutatwara umugabo nabyuze ubundi nari maze iminsi umugabo nyine uba ushaka kwigendera nese umugore yabwira umugabo ngo ngwino ubundi umugabo usanga umugore n'umugore arabibwira ntabwo uzi abagore b'i Kigali wowe abagore b'i Kigali urabazi baramuhumanyije se nibura ku buryo wenda bamuhaye nk'inzaratsi zituma ni muzima kandi ari wowe wamutwaye ni muzima gute yagutaye njye nicyo nibaza bishoboka ko ari nawe waba waranamuhumanyije bitewe n'ukuntu nawe witwara nabi nawe yarahumanyirijwe we yewe rero none se kugira ngo we yashimishwa nuko yabona uwanjye ari kugenda neza none se ni inshuro nk'aba nimwe mudukurikiye ni inshuro zingahe Jean Marie yaje atereta mu masarama akamwanga n'ukuri ni nyinshi njye yaragihamya mfite ko yaje kumutereta akamwanga uretse no kuko njye amakuru mfite amakuru ko n'ubundi babana nk'umugore n'umugabo none se ubundi ikibazo cyaba kiri kuri Jean Marie cyangwa ikibazo kiri kuri cyaba kiri kuri uyu gutafata umugabo akamwinjiza mu bana batarabomba noneho njyewe nimba mufite koko uzi uterura ujyane oya nawe ngomba guterura cyambere n'ubwumvikane niba wumva umukeneye cyane kundusha umugumu ambwire yaba wari uzi ko Jean Marie ngewe igihe muherukira aricyo keza nawe muherukira sinigeze mwifuza sinigeze mukenera nta nubwo na nimero nayo nyigira ubu niyo yampamagara sinamenye uwo ari we ese kuki wamwanze Jean Marie katari mubi katari umugabo igihe cyo nkeneye no kwirerera abana banjye rega nta n'ikindi nose kuki waramwinjiza mu buzima bwawe wanaza kumwinjiza mu buzima bwawe kongera ukamwanga none se ngewe mu bintu ndi kugusobanura nigeze kuvuga ko nigeze mukunda ntiwamukunze ariko mwabanyeho ngenze amakuru neza ko mwabanyeho mubaye mwarabanye mu masara nawe mwara barabanye waba warabimenye sibyo ikintu utamenye rero ikintu utamenye ntikigeze kibaho nimba umuntu aturutse mu cyaro akaza azanye amakuru ko mwana nyagasani wenda bayamuhaye sinzi ko bizewe ariko shake ko nabonye abenshi iwe aje ari igitangaza nabanye n'umugabo we mu nzu igihari cy'umugabo arahari amuhamagare kuri telefone ngo bazahaherere ntabwo ajya anyitaba wowe umuhamagara kwitaba njye sinanamuhamagara nta na nimero ye ngira shasi namuhamagara pe none ubwo turamubona gute ubwo twamubona kumubona kuko ndumva hagati yanyu umwe aravuga ati waramutwaye ariko ndumva ngewe icy'ingenzi ari umugabo ukwiye yewe nimero ye nanze kujya nyitaba kera urabizi ko yagucagaho n'ubundi kugira ngo angereho byarangiranye na kiriya gihe nari naranabyibagiwe rwose reka nkubwire madamu ntabwo nkuzi urabona n'ubwa mbere duhuye ariko nyine umugabo wawe n'uwawe aracyari n'uwawe ugenda ubyimenyerewe n'umugabo wanjye rwose ntubinzane ikintu gihari none nongera no kuvuga ibintu bijyanye no kuvuga ngo njye nabanye nawe ikintu gihari ahubwo ni ukugerageza nawe akamuvugisha ahubwo turamubona dute ahubwo amuhige ashyireho ni amushakishe nyine ashyireho n'itangazo kugira ngo ambesere turamubona dute ahubwo ikibazo gihari ahubwo ni ukumubona kandi niwe ugomba kuturangira ahantu ari kuko kuva yabonana nawe sindongera kumubona aka ni akaga
umwaka ushize mu kwa mbere ntabwo ndongera kumubona. umva atari ibibazo ahubwo tubwire wenda tugufashe tugushakishirize ariko ko ntabwo telefone y'igicamo hari ubwo narinzi uwo uri we nanjye ngiye kumuha iyi telefone yanjye sibyo yandikemo nimero sinigeze nyikora iyo wanditsemo nimero y'umuntu wari usanzwe ufitiye nimero izina ritarizi cyangwa niyo zemejemo uhita ubibona iyo wanditse nk'imibare 3 cyangwa 4 telefone yo kwifata ntabwo ari ngombwa. ni ngombwa icya mbere dushaka umuntu ntabwo dushaka telefone. ndi kwisobanura kugira ngo nibura wenda ibyanjye byumvikane. ibyo tubwiye turabyizera. yewe Jean Marie yashatse ko dukundana simbiguhishe yarabishatse ariko njye sinigeze mbishaka. nta nubwo byari kubaho nimba hari umuntu nabonaga n'isereri kanyica niwe rwose sinigeze mwifuza na n'iyi saha niyo yaza yitwaje iki ntabwo yamfatisha. none ushatse kuvuga ko amakuru wamaye atariyo. umuntu aguha amakuru rega hari n'umuntu uguha amakuru agira ngo agusaze. ariko uzi ko nateze nyine ko nateze nkava mu cyaro nkaza kumureba ari wowe unzanye. ikibazo ndatamubonye ndamukura he? wowe n'akaza nimwe mugomba kumbwira ahantu ari. natwe se ko twahuraga gutyo urumva wenda wowe kuba ko ugifite nimero ye birashoboka ariko rwose kumbwira ngo nabanye nawe njyewe urumva umugabo wanjye baramutwaye sibyo. muhamagare mubwire iki rero mubwire njyewe nta kibazo mfitanye nawe ntabwo ari bwo nga kunyitaho. muhamagare umubwire ko umugore wawe agushaka. ikibazo afite abagore 2 umukuru ni wowe ndamubwira ndamubaza amazara ahantu ari. yego mbwira uri he ubundi mubwire ni cyangwa kugira ngo muneke neza abanza mubaze ati se mama Salomo muraherukana ko mutaka kugira ngo wenda ibintu bice mu mucyo twumva ko asubiza. ubwo ibyawe simbi mubaze wowe nkuvuge ko hanyuma nurangiza manza wowe ngo numve umugore wawe agushaka. wowe ikintu ugiye gukora ni ukumaze gukora iperereza kuko twumve n'iby'uyu mama Salomo ari kutubwira ari byo. mubaze mama Salomo muraherukana. mubaze mama Salomo muraherukana. ariko njye nta n'icyo mwumvaho uyu niwe ushaka kumenya ukuri. hanyuma ku rundi ruhande wenda tutagiye kwitana ba mwana ngo tuvuge ngo umwe atwaye umugabo wundi wenda buri muntu afite impamvu we yagiye zihariye ku ruhande wenda mutanavugira hano ariko ku rundi ruhande hano turi kugira ngo wenda watwawe n'umugabo cyangwa watwaye uwo bivuga ko yatwaye umugabo hagati yanyu habonekemo ukuri kugira ngo kuko mwebwe murakuze ntabwo muri abantu nk'abana butoya bwa 10 nabupfa abahungu bakundana. hano ni mu kiganiro turi kuganira kugira ngo twumve niba wa mugani niba muvugana abimenye umuhe nimero urumva yaramubuze. umwana nawe ufite abana n'umubyeyi urabizi kubaho nta mugabo ufite urabizi bimaze n'igihe kubaho nta mugabo ufite kandi ufite umwana ntawe urabyumva ukuntu biba bimeze. agusigara njye nawe umaze igihe nini wowe umaze igihe kinini cyane. amaze igihe kingana kera gutaye se muheruka umwaka ushize. umwaka ushize rega nivo ubu turi mu kwa kane. ubu turi mu kwa ibaze kumara amezi 4 yose. urumva ni njyewe da njye yagiye mbere. wowe umaze angahe? njye maze 6. uramurusha amezi. urumva rero mwese baragiye ariko ntabwo hano turi gushinzanya ngo ni kanaka watwaye undi kanaka kuko uyu nawe ashatse yashinze undi muntu wamutwariye umugabo uko biri kose umugabo agenda afite aho agiye. njye naramuretse azaba hashaka. wowe urumva utarekura? oya ntabwo narekura. niba yaretse akagenda akaba hashaka wowe kuko utashaka kurekura aba hashaka. numvisha akantu bavuga ngo umugabo ngo ni nka roho mutagatifu ngatura ngo hari amahoro nimba se ku mugani icya mbere iwanjye sibyo ngiye kwitangaho urugero ngende umukene sibyo ntiyabonaga ibyo kurya ntiyabonaga no kwishyura inzu byabaga ari ikibazo urumva wasanga yaravuze ati ubundi akagatindi nagashatse gute agatindi kazi niko nabyita sibyo ibyo njye ntekereza nuko yanumvisha ku kantu nyine ngo umugabo aba hari amahoro kandi umuntu ngewe ntwaye umugabo afite amafaranga sibyo uramuzi? njye ndamuzi
aramugaburira amukorera buri kimwe n'amafaranga akayamuha urumva we yigiriye hari amahoro ibyo utamuhaga arabibona ibyo ntamuhaga arabibona ubwo urumva afite rezo wawe mbese wanjye rwose afite impamvu yigiriye hari amahoro nyine nibyo nyine nanamuretse nta n'ikibazo ndatuje ubwo wumvise ku ruhande rwe impamvu ari kubivuga gutyo hanyuma aragira ati umugabo wanjye ntago yitwaryaga neza nk'uko abishaka kwishyura inzu byari ikibazo akazi cyari ikibazo abana bari mu nzu barashaka kwiga nta minerivare ati kuba yaragiye yagiye aho ibintu biri aratuza hanyuma wowe kubera icyo udashaka gutuza nk'uko nawe yagiye oya nagomba gutuza ahubwo uyu mudamu uko ndi kumubona ndi kubona atazi gutekereza ni gute ubwo bukene batabwifatamo we n'umugabo bakabubanamo neza kuba ibiryo byarabuze se kwicara mugashaka ibyo biryo iyo nzu mukayishyura abana mukabarera neza byarabananiye icyo wanshinze cyose ndacyemera hanyuma wowe yagiye ati ngiye yaje agiye gukorera amafaranga hanyuma kuki atagarutse nyine mu rugo yahunze iki kandi yarahuye nawe abagore b'i Kigali b'indaya mwigize indaya wamukundira se kugira ngo aze ubwo ni ukuvuga ngo wowe aho ushingira umugabo yaje i Kigali aje gushaka akazi gashaka amafaranga kugira ngo agashakashakanye aho kugira ngo ashake akazi ahura n'uyu akazi yaragashatse arakabona amaze kukabona amaze gufatisha amafaranga bahuye n'uyu ubwo ikibazo n'uwo bahuye ikibazo n'uwo yabahuye nari maze kabiri ndyama nkisinzirira ubu ubanza ni izindi puresha sinzi uko turi burukize waziteke kandi uri kumbwira ngo nawabonye waziteke zakubera pressure gute se kandi mutarabona wawe se shako nta afite amafaranga ariko arayafite nyine nusa afite akazi waba udafite akazi ukabura amafaranga niyo mpamvu ubona yarabyibushye yarabaye mwiza mbese yarakeye mama se mw'abantu wa mugani ibi wamenya ari ibiki kera nyikubona ku matelefone ku mafoto yawe nabonaga ntazi ukusa ndabona warakeye waracamutse mbese ku matelefone yaragufotoye ibiki byose ku mbuga noneho yazaga mu rugo n'ubundi amfite muri telefone kandi waramufatije ibaza amezi yose ashize nyine yazaga kugusura ukambona muri telefone ye njye ntabwo nabigeze mubona muri telefone nabonye muri telefone z'abandi kandi narongeye kumubona nabonye muri telefone z'abandi yaramfotoye baragufotoye nyine njyewe impamvu mama Salome impamvu zawe ndazumva impamvu wemera ko umugabo wawe yagiye rwose ibyo uvuze byumvikana uti yagiye aho ibintu biri none wowe aho kugira ngo nawe uvuge uti umugabo yagiye aho ibindi bintu biri ntafite uri kubishinze umuntu yasanze kandi we wumva ko uwabutwara umugabo we yari yakiriye anamuzi ntabwo agomba kujya aho ibintu biri ahubwo agomba kwicara tukabishaka natwe tukabibona rero reka nkubwire wa mugore we tukabishakana reka nkubwire nimba ukeneye umugabo wawe mushake mu bundi buryo ariko utamushakiye iwanjye kandi ikindi nanone sinkeneye rwaserera muri njyewe nikenereye umutuzo nkeneye kwirerera abana banjye ngewe menyereye ubundi uzagira abana banjye muri wowe uzagira amahoro ari uko maze kumubona ninamubona ni amahoro uzigira ugira ubu naje nje wabona kandi ahubwo kakubayeho kambayeho akabi gasekwa nk'akeza nakubwiye ati tuzaganire neza sinshaka intonganya sinshaka ibintu jamari wawe rwose humura ni jamari wawe ntago yigeze ariko mama Salome umugore aragira ati jamari afite amafaranga afite akazi arakora afite amafaranga ariko Imana yaguhaye ni akakabari kagatenge wamusuje tureba ibindi ukaba warabigurisha ntago ngiye nakora ikosa ryo kujya mu bagabo rwose nimba ari nako wenda baguhaye amakuru barakubeshya kandi bigaragarira buri umwe wese ese uri kubirebera he birera ku isura baragara nk'indaya nakuyeho yaramwakije ntabwo ubona ko yamwakije yarakwakije yaba aruzi ibibazo mfite yaba aruzi ibibazo mfite umugabo wawe ari wo wamwambitse kuva hasi yego n'inyambarira mugaragaza uwo ari we ariko nawe yarabiguhaga none se byibura uko umureba nawe mbere n'ibyaguhaga nyine arega njyewe yaje i Kigali akoze ubureka mbabaza tukiri mu buzima buciriritse ubu ni njyewe mfite tentire mu mutwe mu mbabare namwe tentire ntabwo bishatse kuvuga tentire se niranga indaya akareka zirangwa n'iki umwisi indaya kandi yaramujyanye waba utari indaya ukajyana umugabo w'abandi rero ntabwo nyibasha kurakara ubu ngubu sinzi ubundi ubu twakabaye twashyiranye hasi nibyo se birimo ngenda umwana w'icyaro nari ikijumba nakwemeza oya se kandi yewe oya mama Salome gusa icyo ntabwo aricyo cyanzanye ntabwo twaje kurwana ntitwaje kwambikana ubusa ntabwo ndi burwana
ntago ndi burwane nahumure ngende umumama mwiza cyane ndetse reka kwanza tuve no mu magambo mamagara umugabo wanyu reka nanjye mba ariko mbyitubwo umva mwamugabagabanya aragira ati ndi kukureba uko wambaye kumurana ijambo riwo kwambitse neza nubwo warenza iki reka tumuhamagare ko bimeze niho amakuru yose turi buze kuyamenya. Halo? Bimeze bite mjama? Mwiriwe Keza. Amakuru se? Amakuru ni meza. Shana shaka kubaza uri heze? Nagiye mu Karakara. Nari ibintu nashaka kubaza. Nashakaga mama Salomo ariko ndi guhamagara nimero ye nkumva nagiri gucamo. Waba umuherukara? Ntabwo duherukanye gusa tujya tuvugana kuri telefone ariko hari nimero y'ingira niba iyo umuhamagayeho n'icyo reka nze nyikoreze kuri message. Ufite indi nimero ye? Niba ufite indi nimero ye ngaho yinyoherereze mpite muvugisha nta kibazo. Kanze nyikomereze niba umukeneye cyane turavugana kuri phone. Sawa. Tumaze iminsi tutabonana. Sawa. Murakoze. Ibyo umugore nanze kubimubwira kugira ngo adahita ava muri mondo. twashaka kumenya se karu Indi nimero se ufite ni iyi? ngengira MTN ebyiri urumva imwe hari igihe nyiguriraho pake nyine yo guhamagara ari Watubwira ariko igihe nyine indi nimero batajya bampa pake y'iminota ihagije. yaratubwiye ko batajya bavugana kuri telefone badaheruka kuvugana ariko nta nubwo duheruka kuvugana kandi abyivugiye kera atubwiye ngo iki kuri telefone aravuze ngo ntago duheruka kubonana ariko turavugana. Okay, reka ngo indi nimero ye mfite umuhamagare. ubundi tubaye turetse no kujya impaka sibyo? Oya reka mbabwire sibyo? Turetse no kubiburana sibyo? Jean Marie sinigeze mwifuza cyane. Oya ibyo nibyo byihorera. Sinigeze mukenera, sinigeze mwifuza, sinzanamukenera sibyo? Ubundi se ubu ngubu nimero iguhamagaye utayizi ukayitaba ukumva niwe ugakupa icyo gihe bavuga ngo bavuganye n'umuntu mu kanya yambwiye ko mumaze igihe kingana iki mutavugana. ntabwo nyamvugana nawe ariko kandi atubwiye ko muravugana kuri telefone. Bivuze ni nkuko nawe ari byo wavuze umuntu ashobora kumva agahita ahubwo weho ukuri kwawe twakumenye watwigaragajemo ahubwo wanatubeshye. Ni ukuvuga ngo ntabwo mwavuganye kuri telefone na rimwe. Jean Marie urabona igihe muherukanira sibyo? Subizi ko namubwiye najyana ibitenge bye najyana nyuma yaho urumva nasibye nimero ye muri telefone yanjye ubundi haye nagiraga uko ahamagaye nakumva ari we nkahita mukupa uko ahamagaye nakumva ari we nkahita mukupa ni muri ubwo buryo nta n'ubundi kandi atubwiye ko muvugana buri munsi nyine wowe urabivuga uko ushaka nanjye rero ndabivuga iyo nimero avuze afite ayiguhe nayo ayime ayihende wowe uyime nyihuye iyo ngo muvugana uyimuhe kandi njye nta nimero ye ngira muri telefone yaguhamagara se niyihe. njyewe hari ukuntu urabona iyo umaze igihe kinini utavugana n'umuntu we hari igihe agutekereza akaguhamagara wakumva ari ijwi rye ugahita ukupa gusa urumva wazemeza kaza rukumva umuntu afite ukuri nta kibazo uyu ni udafite ukuri ubyemere cyangwa ubyange ni akazi kawe uzamuhiga umugabo wawe utware mu cyaro ujyane kandi abinanga Kigali umumpaye nutamumabira abana ndakujyana mu buyobozi. nta kibazo kubera ko atamwicaranye aha kandi umugabo ntago bamubika uvuga njyane mu buyobozi nusanga hari umuntu umuzi muri quartier ntuyemo ukicyakira abakiri kandi umugabo ntibamubika ntago amubitse mu nzu urumva niba nyitege kuri telefone arahari twanamuhamagaza nimero urumva ko njyanye itama ahubwo kuri nimero yawe ashaka kuba yarakuborotse wewe ariyo mpamvu idacamo ashaka kuba yarakuborotse ariko ngiye urumva kanyitabye ahubwo ndaguha nimero ashima Imana ndaguha ngiyewe nitumara gukora ikiganiro uramuhamagaza ni telefone yanjye muvugane kuri telefone hanyuma umubwira icyo ushaka kuko urumva we yarakuborotse ntabwo amuhamagara kandi yaramuhamagara urumva rero uko biri kose ndaguha phone muhamagaze yanjye umuvugishe nyuma nyine ya kamera twumve uko biza kugenda ariko nabwo urumva ko kuri tukumenye nta kibazo harimo akantu bajya bavuga ngo harimo tena harimo tena
hagati aho harimo ikibazo kuri akantu nakumenye rwose ariko kiza nuko umugabo ahari murabona naho umugabo ubwo Nako yitabye muzabonana. arahari hanyuma ufite igihe kingana iki ndahasi cyangwa igihe umuzabonanira bikemutse nimba uzasubira umunsi ngiye bizakemuka nibwo nzasubirayo sharega mbaye nshaka umugabo ntago nashaka Jamari ese ubona asa nabi kurya utamushaka arasa neza nyine kubera n'uwawe nyine arasa neza kubera ko mbese niwubona ko asa neza gusa niwe ubona ko asa neza kuko ari uwe njye ntago mbibona ko asa neza ikindi wa mugani washaka umugabo ntiyashaka ntago nashaka umugabo ngo nshaka Jamari reka uranyumvira ukuntu atubeshye ni ukuri mwumvise umugabo nshaka gushaka umugabo nashaka umugabo ufite amafaranga umupinze nyine wowe nyine umupinze kubera ko ubona naje kumureba iyo usa ngo sinaje kumureba ntabwo ari ubundi twabaga turi kumwe nta kibazo ubifata uko ushaka icy'ingenzi ni uko umugabo wawe ahari yanakwitabye kandi ugomba no kugenda umujyanye uko niko kuri nyine nibyo byiza kandi urumva arahari kandi n'ibindi niba wahuye n'uyu nanjye tukaba twahuye uko biri kose njyewe ikintu ngiye no gukora ntabwo nzi nimba kiri bushoboke ubundi byakabaye byiza wa mugani Jamaraje nuko nyine tutabitekereje Jamara agomba kuzaboneka urumva wowe uravuga uti wantwariye umugabo undi ati cyane ibyawe si mu bagabo nashaka ntarimo Jamara hano uko muri babiri Jamara akoye kwicara aho hagati njye nashatse umugabo nabyitondera nkashaka umugabo ufite amafaranga Jamari rwose nicyo kintu Jamari n'uwawe nta n'umuntu muzamusangiraho nicyo kintu mbona cyakemura ikibazo Jamara akaza agasobanura mwembi muhari akavuga ati njye ku ruhande rwanjye bimeze gutya cyangwa bimeze gutya kabisa nyine mbese akagusobanurira uko yagiye ntabwo hari isaha uko ushaka gusanga nubwo tuvuga ngo ari kwa Masarama ugasanga sinaho ari ubwo muri make niwe uzaduha ukuri we wenyine njye koko nzi ko ububabare bwabyo mbizi nta nubwo uretse na Jamari n'undi mugabo uwo ari we wese ese ntabwo uzashaka nawe kujya kutubeshya ninjye naragushaka kera nabitekereje hashaka umusore tujye mu murenge nk'abandi tubisinyire menye ngo n'uwanjye nyine ariko udatwaye w'abandi ariko ntatwaye uw'abandi kubera ko uzi uko bimera ndabizi rwose ububabare bwabyo ndabuzi urumva ko rero wamugani reka tureke gushinzanya amakosa kandi wenda nta n'uyafite muri mwebwe ahubwo dutegereze ubundi buri ipfundo ry'ukuri ni Jamara rifite wenda ukuri hari ukuri uzi hari ukuri nawe uzi nanjye hari ukuri nzi ariko hagati ya Jamari n'uzaduha amakuru meza ngo muvuge muti tugiye kubeshya gutya Jamara akaza tutamuteguye atabizi akaza agahita abona muri hano mukamubaza nyine wowe kwanza ni wowe ufite ikibazo ukamubaza uti ntakakubona nyine ko waje mbese Jamara nzi neza akabonye ko waje muri Kigali wicaye aho ngaho yahita avuga byose uko biri ku murongo kuko nawe afite impamvu erega n'umugabo ajya gutura uguhari impamvu ubundi wowe ugomba kubigiramo uruhare kugira ngo uyu muntu abone umugabo we kuko wowe warakwitaba njye nta nimero ye mfite umugabo we ni kuri telefone turamuvugisha kuri telefone twumve ariko icy'ingenzi ariko wenda tutaragana ku musozo byibura urumva utuje ntabwo ari neza kubera ko ntaramubona ariko n'umuntu n'umenye uzamuhobera ukamubwira ariko nibura nta mpungenge ufite z'uko ari njye mufite ibyo kumuhobera ntabwo ari byo byihutirwa cyane icya mbere ni uko nshaka kumubona nyine nkabona ko yagarutse ariko rero usazane n'umwana ariko ubundi umwana wari umucakira umwana se niwe ngombwa ubundi umwana ni umwana azaza uzi ko ari njye yabonye mbere umwana abonye mbere n'umwana azamubona ubundi uba waramuzanye ntabwo waramusize mu cyaro nzamubaza ati wagiye ku cyo wadutereranye nawe impamvu ubwo azagusubiza turi kugana ku musozo nagira ngo ugire uburyo watekerezagamo mu Masarama meze hari ukuntu umuntu avuga ati ngewe nshaka kubona uwo mugore wanciye inyuma nshaka kubona uwo mugore wantwaye umugabo utaramumenya utaramubona ku ifoto kuri video wumvaga ameze ati uko umutekerezaga niko wamubonye ngewe ko namutekerezaga ntabwo ariko namubonye wumvaga ameze numvaga ari akantu kananutse gatoya mbese gasobanutse ariko nsanze dusa nta naho dutaniye ahubwo mbonye yari yaratomeye yaragiye kure we yasize mu nzu niwe njya asanga aramuka ntaho yavuye nawe yagiye namukwana reka tujye tuvuga ibinyarwanda ngo nta muntu nta no mukwana cyane
ntaho yavuye nawe icyo kikubabaje undi buriya umugore wese aravuga ati niyo mpamvu rero tansana mva nkubwire uri umugore wese aravuga ati umugabo niba yanshaga inyuma akanca inyuma ku mugore mwiza wa undi wireba nawe akavuga ati aranduta ku buryo uvuga uti uyu mugore ni mwiza pe nta ribi ariko rero igihe umugabo aguca inyuma akaguca inyuma noneho ku muntu uri hasi ugasanga yagiye hasi yawe narumvaga yarashatse umuntu w'inzobe mwiza mbese umeze neza ariko nsanze nawe dutaniye umura nyine n'ubundi nanjye ntabwo nigeze mbese amasura nayo yose mbese ko nanjye namurebaga nkabona tutahuza tutahwanye noneho uyu nawe yaramwanze nawe nabonaga murenzeho niyo mpamvu namwanze rero aracyari uwawe humura reka tugane ku musozo w'ikiganiro ariko tutaragana ku musozo nagira ngo mbwire mwese twaganiriye wenda byari bigoranye nyine kumvikana kubw'impamvu runaka namwe mwumvise ikiganiro ko kiteye bibabaje nyine kugira ngo umuntu agusigire umwana n'ibiki byose murabizi imibereho y'iki gihe iragoranye rero ariko kubw'amahirwe tubonye icyizere cy'uko tuzongera Jean-Marie akongera akaganira n'umudamu we wamugana ibintu byose turi gutekereza niwe nyir'ubwite uzatanga igisubizo cya nyacyo cyangwa se impamvu nyamukuru we yatumye afata uwo mwanzuro wo kugenda rero mwandike muri komenti igitekerezo cyangwa se inyunganizi watanga inama se wabagira kugira ngo babashe kumvikana ese wagira Jean-Marie inama hagati y'abantu urumva ari inde wenda ukwiriye kumva undi kuko bose urumva bafite ikibazo kimeze kimwe ariko uko biri kose bigomba gukemuka kuko nyine n'abantu bakuru ariko muri komenti mubaha inama n'ibitekerezo kugira ngo bashe gukemura ikibazo cyabo hari ikibazo mvabaza nge numva nta kintu namubaza ahubwo namugira inama yo kuzava i Kigali ajyanye n'umugabo niyo nama nge namugira nagira ngo n'ikindi gihe rega atazangirira nabi avuga ati umugabo wanjye hari ikintu mva wamubwira wowe uyu mubyeyi ubundi nta kintu na kimwe namubwira kuko ukuri tuzakumenya Jean-Marie ahageze akaba ari utubwira nawe mbese akadusobanurira ukuntu byagenze niba bambeshya cyangwa se niba bambwiza ukuri nibwo nzagira icyo mubwira reka dusoreze hano tugize amahirwe ikiganiro kirangiye amahoro nubwo hari wavuze ngo ari ibijumba yamusunika ariko twaganiriye nk'abantu bakuze ntabwo twarwanye ariko reka twizere ko bizagenda neza ikibazo kizakemuka nk'uko tubyiteze reka dusoreze hano ubwo ikiganiro cy'ubutaha tuzashaka Jean-Marie agira icyo akemura hagati y'aba bantu ko ari babiri kuko niwe muntu ugomba kugira igisubizo atanga kizima kiganisha mbese ku gisubizo umudamu yifuza reka dusoreze hano tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha